Yes, ndabakunda cyane ahangaha wisanze ni kuri DAC TV Daily Advice by Claude TV, aho ugiye kumva indirimbo isobanuye mu Kinyarwanda. Mfite umukiza ujya mvugira imbere y'Imana, ni inshuti nziza yo kwizerwa, ntabwo ijya intererana nk'uko ab'isi babigenza. Ni inshuti ijya indinda ikankingira ibyago, nanjye mpora nifuza kugira ngo uyu abe yakubera umukiza. Njya nirinda Imana kugira ngo ikwereke Yesu imuguhishurire, hanyuma nawe umwakire. Iri ni ryo sengesho musengera. Njya ninginga Imana kugira ngo ikwereke Yesu, hanyuma umwakire nawe kuko nanjye namwakiriye. Iri ni ryo sengesho musengera. Nahawe ikibanza cyangwa umwanya mu ijuru ryera ry'Imana. Ibyo ngibyo nabiheshejwe n'umwana we. Aho ngaho azanjyanayo tugumane iteka ryose. Nawe ndagusabira kugira ngo uzaze tubaneyo. Ndinginga Imana kugira ngo ikwereke Yesu, hanyuma umwakire nawe, niko ngusabira. Ndinginga Imana kugira ngo iguhishurire Yesu, umwakire nawe nk'uko namwakiriye, niko ngusabira. Nzahabwa n'umwambaro wera kandi mwiza cyane, umwambaro waduteguriwe kuva kera. Hanyuma njye ngira amatsiko nkawifuza mugenzi wanjye. Njye ndifuza yuko nawe nibura wazawambara nk'umuntu. Ndinginga Imana kugira ngo ikwereke Yesu, umwakire nawe, niko ngusabira. Njye ndinginga Imana kugira ngo ikwereke Yesu, umwakire nawe nk'uko nanjye namwakiriye, niko ngusabira. N'aka kanya ndafite igihe njya numva amahoro, nkayumva mu mutima wanjye yahawe na Yesu umukiza wanjye. Ayo mahoro atemba nk'umugezi munini cyane w'uruzi, ab'isi ntabwo bajya bayamenya nubwo bayazi. Njya nifuza yuko nawe wakumva aya mahoro mu mutima wawe. Ndinginga Imana kugira ngo ikwereke Yesu imuguhishurire, hanyuma umwakire nawe, niryo sengesho ngusabira. Ndinginga Imana kugira ngo ikwereke Yesu, umwakire nawe, niko ngusabira. Hanyuma numara kumwemera nk'umukiza wawe, hanyuma uhamye muri abo bandi bose uvuga ibyo yagukoreye. Hanyuma nurangiza ubasengere ku Mana kugira ngo Uwiteka bahishurire Yesu, nabo bakire ubwo buntu nk'ubwo wahawe nawe. Nanjye ndinginga Imana kugira ngo iguhishurire Yesu umukwereke, hanyuma nawe umwakire. Iri ni ryo sengesho ngusabira. Ndinginga Imana kugira ngo ikwereke Yesu, umwakire nawe, niko ngusabira. Iri ni ryo sengesho ngusabira. Ndabashimiye cyane. Aha ni DAC TV Daily Advice by Claude TV. Ndabakunda.